Kitondero amategeko ahabwa umuntu ushaka kuva muri Egiputa cyangwa se urimo kuva muri Egiputa. Aya mategeko ntabwo areba umuntu wumva akiryohewe n'isi ugikeneye kurya isi nkuko bajya babivuga. Umuntu ugikeneye rwose kwigumira mu mibereho yo kwigenga, ntabwo amategeko amureba. Aya mategeko areba gusa umuntu uvuye muri Egiputa cyangwa se urimo kuvayo. Kubera ko ni urugendo dushushanya yuko Egiputa ari isi kandi Kanani kaba mu ijuru. Ni urugendo rero. Niba rero nta gahunda ufite yo kuva muri Egiputa ujya muri Kanani, niba nta gahunda ufite yo kuva muri iyi si ngo wumve ufite icyerekezo cyo kuzajya mu ijuru, amategeko ntabwo akureba. Icyakora ikindi kintu nabonyemo gitangaje muri aya mategeko nuko umuntu aramutse ayubahirije nubwo yaba nta gahunda ashaka yo kujya mu ijuru, yaba inyangamugayo kuri iyi si, yaba amahoro. Hari korali imwe yitwa Gather Vocal Band, igira indirimbo ivuga ngo he came down to my level where I could not get up to his. Baravuze ngo Yesu cyangwa se Imana, Yesu yaramanutse ku rwego rwacu yireshyeshya natwe mu gihe tutabashaga kuzamuka ngo tugere ku rwego rwe. Nangiye kubwira ngo nimba wafashijwe vuga amen. He came down to our level. Yaduhinduye abana bayo. Imana, ijuru n'intebe yayo, isi n'intebe y'ibirenge byayo, binyuze mu kwizera Yesu. Bya byondo tutitaye kuvuga ngo twaremwe mu cyondo, twaremwe mu ibumba, iduhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, tutitaye kuri ibyo ngibyo, binyuze mu kwizera icyo Kristo yadukoreye. Abari ibiremwa bisanzwe duhita duhabwa, sinzi uko nabivuga, duhita tuva mu mubare w'ibyaremwe gusa, ahubwo noneho tugasangira kamere y'Imana. Eric, isomo ndarikunda. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu udahagarara mu nzira z'abanyabyaha, hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi. Ahubwo uyu muntu aho gukora ibyo, umurongo wa 2 wavuze ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka mbene uyu muntu niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uyu muntu arahirwa. Ese urashaka guhirwa? Komeza amategeko y'Uwiteka. Hari na outcome iri kuvuga. Yego, noneho umurongo ukurikiyeho barimo baravuga uwo muntu imigisha izamugera, uwo azahwana, uwo muntu witondera amategeko. Ahubwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibizuma cyangwa se ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nsomera ku murongo wa 4 wumva ikintu numvisemo. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umuramu utumurwa n'umuyaga. Uretse ho gato, ubwo bavuze ngo iki? Ikinyuranyo cya wa wundi. Aha, sesa. Uwo muntu rero, bene uwo muntu wubahiriza amategeko y'Imana, bene uwo muntu wita ku mategeko y'Imana, uwo ni mwiza. Kuko baravuze ngo ababi ntibamera batyo. Ubwo umuntu wicaye amategeko y'Imana ni wowe muntu mubi ubundi ubaho. Ababi ntibamera batyo. Rega koko harya wa mwana bamwise kuki? Uzo ubwenge. Ni umwana uzo ubwenge. Ni umwana mwiza. Wow. Ni bibiri y'ibimwise. Ababi ntibamera batyo. Rukisabato uronibigisha Imana yasezeraniye abayubaha, n'ikimenyetso kiduhuza nayo n'umunsi wo kutwibutsa iby'ijuru. Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhura kuri platform Mucyo w'Isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu n'amahoro Imana itanga bibane nawe. Amen. Umunezero ukomeye cyane nanone kuba tukiriho, kandi tukaba tugize andi mahirwe atangaje yo kurambura cya gitabo cyera, ibyanditswe byera, kugira ngo twumve ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Ngira umugisha wo kugira bene data dusangira ijambo ry'Imana bakaza kutuganiriza. N'ubu ndi kumwe n'umuvandimwe, si ubwa mbere ageze kuri platform, nta nubwo ari ubwa kabiri, tumaze kumenyerana, ariko kandi birashoboka yuko wowe uri mushyashya, turaza kumuha umwanya twibwire. Ndakuramukije mu izina rya Yesu. Amen.
ngiye kuguha ikaze ku mucyo w'isabato. Murakoze cyane. Kandi tugushimiye yuko wemeye kurarika kwacu. Ni ikimenyetso cy'uko twanyuzwe n'ibiganiro byatambutse wadusangije Uwiteka umugisha cyane. Amen. Abavandimwe rero bamwe ntabwo bakwibuka kubera yuko hari abandi twakomeje kuganira nyuma yaho. Ndasaba gusaba udusuhuze, utwibutse amazina yawe, ndetse n'abandi bashyashya kubera ko umuryango wacu ukura batarakumenya, baze kuboneraho kukumenya. Yego. Amazina ni Atuhire John Locke. Musabye kwivuga. Yego. Yego. Bene data. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Tuguhaye karibu rero nanone kugira ngo tuganirire, ariko mbere yuko tutera indi ntambwe reka nsabe ubanze usenge hanyuma tuze gufungura ikiganiro. Kadusenge. Uri Imana idukunda, Imana twitaho, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Amen. Turi hano tugiye kwiga ijambo ryawe. Mu gihe tugiye kuriganiraho ntabwo twari dusobanura ko tubyishakiye. Niyo mpamvu dusabye Umwuka wawe wera kugira ngo amanukire kudufasha hamwe n'abazumva iki kiganiro ndetse natwe kugira ngo tubashe gusobanukirwa ubushake bwawe. Umwuka wawe wera atuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ababyibuka twakomeje kuganira ku mategeko y'Imana, ndetse ni nabyo biganiro twasangiye mu minsi yashize, aho batuganirije ku itegeko rya kane, ku mugabane w'itegeko rya kane, ndetse tuganiza n'itegeko rya gatandatu muri rusange. Kandi bene data bane bakomeje kutuganiza guhera ku itegeko rya mbere kugeza ku itegeko rya 10. Icyo twabonyemo ni uko hari urukundo rw'Imana kubera duhaye amategeko yayo, ari umurinzi utangaje ku bantu b'Imana kugira ngo bagubwe neza, ndetse ari urugero rw'ubuyoboke ku bantu b'Imana. Amagambo nk'ayo niyo twakomeje kubona, kandi tubona yuko bibaye umugisha kuyakomeza, n'umuvumo kutabikora kuko bizana akaga. Igihe naganiraga nawe rero twishimira ijambo ry'Imana mu gikari, wambwiye ikintu gikomeye. Urambwira uti burya buri tegeko rigenera n'imigisha Imana yasezeranye ku barikomeza, kandi bikazana n'imivumo ku batarikomeza. Numva ngize ubwuzu bwo gusaba nanone kugira ngo dusangize ubwo bunararibonye bwo mu ijambo ry'Imana, uko amategeko y'Imana ari meza. Azaniye abayakomeza umugisha, kandi akarinda imivumo azanwa no kuyica igihe abantu bayirengagije. Ahari nafungura ikiganiro cyacu duhereye mu Baroma igice cya 7. Baroma igice cya 7 batubwira uko amategeko ameze. Ndasoma amagambo make cyane, amagambo atubwira ngo tuvuge iki. Murongo wa 7. None rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha ntibikabeho. Cyakora simba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza y'amategeko atavuze ngo ntukifuze. Ariko icyaha kibonye akitwa amategeko, niko gukorera muri njye kwifuza kose, kuko amategeko atari icyaha kiba gipfuye. Nanjye cyane ari muzima ntafite amategeko, amategeko rije icyaha kirahera ko kirahembuka, mpera ko ndapfa. Nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira urupfu, kuko icyaha kibonye ako kwita amategeko kiranyoshya kirayanyicisha. Murongo wa 12 none nashakaga. Noneho amategeko nayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Amen. Iki kiyo nicyo wambwiye mu gikari, ndavuga ngo reka tuze tugisangire. Itegeko ryose, amategeko nayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Yego. Dufashe gusobanukirwa ubwiza, ukwera kw'amategeko y'Imana, kugira ngo ibintu bitaba iby'abantu, bitaba iby'abafarisayo, bitaba iby'Abisirayeli, bitaba iby'Abadiventiste, ahubwo iby'inyoko muntu. Dore ko aya magambo tubona yabwiwe abantu b'Imana, Abaroma mu Isezerano Rishya, yuko amategeko arayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera kandi rirakiranuka. Abaroma ntabwo bari Abisirayeli. Ese koko n'uyu munsi mu kinyejana cya 21
itegeko ryose ni iryera rirakiranuka kandi ni ryiza. Igisubizo ni yego. Yego. Igisubizo ni yego. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi bagira igitabo cyitwa igitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Yego. Bagira indirimbo nkunda, indirimbo yabo ya 45. Yego. Iravuga ngo umpe Bibiliya kuko ariyo inezeza. Amen. Uyinyoboreshe iteka mwami. Amen. Bakavuga ngo amategeko yayo niyo meza. Kubera iki? Agaragaza inzira y'ukuri. Yego. Nibyo agaragaza inzira y'ukuri, kandi ukuri ni Yesu. Agaragaza inzira ya Yesu rero. Yesu yabaye ku isi abaho nkatwe ariko ntabwo yigeze akora icyaha. Iyo nzira yagiye anyura, amategeko ubwayo approvinga yuko yari umukiranutsi, kandi akabaho imibereho y'ibigeragezo nkatwe kuko yari yambaye umubiri, cyakora ntigera akora icyaha. Amategeko rero nayo twe aratuyobora, akatuyobora muri iyo nzira, bityo tukabasha kumenya nihe dukwiriye kujya, nihe tudakwiriye kujya, tukamenya imbago z'ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe. Icyongereza babyitaga do's and don'ts. Tukamenya n'ibiki dukwiriye gukora cyangwa se imbago zikwiriye kubizihe. Ubwo rero waruvuze ati amategeko, mbese wakomeza kutuganiriza ku bwiza bwayo cyangwa se n'icyo watubwira kuri ibyo twari twavuganye cyangwa se kuri ibyo nakumvanye. Nigeze kubivugaho, iyo niga igitabo cy'amategeko cyangwa se iyo niga amategeko nk'uko yanditswe mu Kuva igice cya 20 n'ahandi, ngewe mpera ku murongo wa mbere mu gihe abandi bahera ku itegeko rya mbere. Ngewe mpera ku murongo wa mbere mu gihe abandi bahera ku wa 3. Imana ivuga aya magambo yose iti. Imana iyavuze, ivuze aya magambo, ivuga aya magambo yose iti: ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Imana irimo irabwira nde? Irabwira umuntu. Ariko wamaze kuva uvuye mu Egiputa. Twabiganiyeho. Irimo irabwira umuntu, ntabwo irimo kubwira abantu. Ndi Uwiteka Imana yawe, ntabwo ari Uwiteka Imana yanyu nk'ishyanga rya Isirayeli, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Icyitonderwa, aya mategeko ahabwa umuntu ushaka kuva muri Egiputa cyangwa se urimo kuva muri Egiputa. Aya mategeko ntabwo areba umuntu wumva akiryohewe n'isi, ugikeneye kurya isi nk'uko bajya babivuga, umuntu ugikeneye rwose kwigumira mu mibereho yo kwigenga, ntabwo amategeko amureba. Aya mategeko areba gusa umuntu uvuye muri Egiputa cyangwa se urimo kuvayo, kubera ko ni urugendo. Dushushanya yuko Egiputa ari iyi si kandi Kanani kaba mu ijuru. Ni urugendo rero. Niba rero nta gahunda ufite yo kuva muri Egiputa ujya muri Kanani, niba nta gahunda ufite yo kuva muri iyi si ngo wumve ufite icyerekezo cyo kuzajya mu ijuru, amategeko ntabwo akureba. Icyo akora, ikindi kintu nabonyemo gitangaje muri aya mategeko, ni uko umuntu aramutse ayubahirije, nubwo yaba nta gahunda ashaka yo kujya mu ijuru, yaba inyangamugayo kuri iyi si, yaba amahoro. Ari ibyo birwara biterwa n'inyifato idakwiriye, haba yo kunywa inzoga, amatabi, ubusambanyi n'ibindi, icyitwa side effects ziba zimukingiwe. Mu yandi magambo, amategeko aramuproteja, akamubera nk'urukuta, amubereye wa murinzi. Yego. Muri introduction numvaga ari icyo ngicyo nkeneye kuvugaho. Ubwo rero mu gihe Uwiteka arimo abwira umuntu ati: ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Muri Egiputa Abisirayeli bahuriye n'ibibazo byinshi, bahuriye n'abatwaza igitugu, bahuriye n'abakoresha uburetwa butandukanye,
mu kubakura muri Egiputa rero ubwabyo wari umugisha. Yego. Mu kubaha aya mategeko rero n'ubundi ntabwo Imana yari bakuye mu buretwa ngo ibashyire mu bundi buretwa, ahubwo yari irimo kubashyira noneho mu mudendezo. Yego. Yego. Mu kubakura muri Egiputa ntabwo yari kubakura mu bubata ibajyanye mu ntabwo yari kubakura mu mubabaro ibajyanye mu mubabaro, ntabwo yari kubakura mu mubabaro ibajyanye ngo ibashyire mu buzima budafite itandukaniro. Bityo rero yashaka kubaho ubuzima butandukanye na bwa bundi, Yego. kuko bari bamaze gusogongera neza uko Satani agira nabi. Hari isomo dufite muri Zaburi rivuga ngo nimusogongere mumenye ko Uwiteka agira neza, kuko bari baramaze gusobanukirwa neza n'imibereho y'ububata no kubabazwa gutandukanye. Imana yashaka kubereka itandukaniro, irangije ibaha amategeko yo kuzatuma babaho neza, ndetse iriya package y'amategeko ikaba ifite n'ubundi package y'imigisha bigendana nk'uko nabikubwiraga mu gikari, nk'uko twabiganiyeho gakeya. Ikintu uri kuvuga kirakomeye, kuvuga ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Yego. Ubwo mise nkurura isomo riri mu byanditswe byera muri Yakobo igice cya 2, aho umwanditsi ahari twasomera isomo kugira ngo rye kuba amagambo yanjye bwite. Yakobo igice cya 2 ndumva ari ku murongo wa 8. Asoma mirongo nk'itatu ihari. Atubwira hati n'umurongo wa 10. Yego. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Iri hame twakomeje kurebana n'abantu b'Imana yuko kwica itegeko rimwe bikingura inzugi zo kwica yandi akurikiyeho. Yego. Kuko wavuze ati ntugasambane, ni wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica ubucumuye amategeko yose. Umurongo wa 12 nayo ngiye gushaka. Yego. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Yego. Ngira ngo ijambo umudendezo ni ikinyuranyo cy'uburetwa, cy'ububata. Nduwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, none ngiye kuguha amategeko kandi aya mategeko atera umudendezo. Yego. Amen. Hamwe n'ibyo nibisemo ko ari ingenzi cyane ko twongera kwibutsa abantu amategeko turimo kuvuga ayo ariyo. Yego. Nubwo byagiye bigarukwaho, ariko uranyemerera dusome isomo riri muri Matayo. Yego. Mu gice cya 5 umurongo wa 17. Bijya abantu bavuga bati none amategeko ko yavuyeho, ko hari ahantu tubisoma, hari ahantu henshi tubisoma, mbese buriya ubwo bimeze bite? Ariko abadive buriya ntimushaka kwigira abayahudi cyangwa se donc byinshi. Amategeko ntabwo yavuyeho. Yego. Package amategeko ngira ngo mwagiye mubisobanura no mu byigisho bitandukanye, ariko hari amategeko atandukanye. Hari amategeko mbonezamubano, hari amategeko y'imihango, hari amategeko menshi atandukanye. Amwe muri ayo mategeko rero, hari amategeko yavuyeho ataramwe package zitandukanye z'amategeko zagiye zivaho, ariko amwe mu mategeko yavuyeho yari nk'amategeko y'imihango yashushanyaga kuza kwa Yesu. Yashushanyaga kuza kwa Yesu, amategeko yajyanye n'ibitambo, ibintu nk'ibyo. Kuko rero Yesu yari byacuriraga kuza kwa Yesu no kwitanga kwe ku musaraba, amaze kuboneka nk'igitambo kizima. Urumva ntabwo byari bikiri ngombwa ko bakomeza gutamba amaraso y'amapfizi, intama n'amasekurume y'ihene n'ibindi. Ntabwo byari ngombwa, ahubwo igitambo kizima cyari kimaze kuboneka. Kubikora ni ugutesha agaciro cya gitambo. Ibyo rero ubwo bidusigira iyihe shusho? Bihita bitwereka yuko ubwo noneho amategeko yavuyeho duhita tumenya ayo ariyo. Duhita tumenya yuko ari amategeko yashushanyaga igitambo cya Kristo cyo ku musaraba. Bityo Kristo akaba yaraje gufinaliza cyangwa se gushyira iherezo kuri ayo mategeko.
hamwe n'ibyo bituma dusoma isomo rero riri muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17, aho Yesu noneho aza kubishimangira neza kugira ngo yerekane ko hari amategeko atakuyeho. Ubwo haravuga ngo iki, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Hepfo barakomeza bakavuga ngo nuko uzica rimwe muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroheje hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ubwo niki nayinshatse kuvuga, nagira ngo twite cyane ku murongo wa 17 avuga yuko ahanditswe ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko. Yesu yarabizi neza yuko mu gihe nk'iki abantu bazabitekereza. Abivuga hakiri kare rero, avuga ati mwigenza gute? Mwibitekereza no mu ntekerezo zanyu. Mwibitekereza. Yego. Mu yandi magambo yarabizi ko abantu bo mu kinyejana cya 21 bazaba babeshyira Yesu ko yakuyeho amategeko. Yego. Ibyo bintu ntimuzambeshyire. Yego Eric. Ntimukanabitekereza. Uko ni kokuri. Ubwo rero ibi nanone biratuzana kurindi somo kugira ngo abantu bahite bamenya ngo none se ubwo bimeze bite. Yesu agiye kudukopeza atubwira amategeko yavuyeho n'amategeko ataravuyeho. Agiye kudukopeza atubwira ati hari amategeko aya naya, aya mategeko aya naya aracyariho kugeza uyu munsi. Turabisanga muri Matayo igice cya 19. Matayo igice cya 19 uradusomera uhereye ku murongo wa 16. Matayo 19 umurongo wa 16. Yego. Hari amagambo avuga ngo ni inkuru ivuga iby'umusore w'umutunzi. Yego. Nuko umuntu azaho ari aramubaza ati mwigisha mwiza. Yego. Nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nkore cyiza ki? Yego. Nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Yego. Umwiza n'umwe gusa ni Imana. Yego. Ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Amen. Ugejeje ku murongo wa kangahe Eric? 17. Ndashaka kugeza ku wa 19. Nushaka kugera ku bugingo. Nushaka kugera ku bugingo. Umuntu urimo kutwumva, nimba ushaka kugera ku bugingo, itegure kwitondera amategeko. Ugushobora kubaza ngo none se amategeko yahe? Yesu agiye kudukopeza atwereka amategeko ayariyo. Icyo kibazo bajije nicyo umutsoro w'umutunzi amubajije, aramubaza ati nayahe? Yego. Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Eric, iyo turebye aya mategeko, sample y'amategeko avuze, yavuzemo makeya muri package y'amategeko 10 neza uko yanditswe. Hehe? Ku bisate 2 by'amabuye. Ku bisate 2 by'amabuye muri Bibiliya, ubwo ni mu Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza 17 kugeza ku wa 17. Sinzi Eric nimba hari ikintu urimo kumvamo hano. Birakomeye. Ariko ubwo mise ntekereza ikibazo abantu b'Imana bajya bibaza igihe basomye ubutumwa buri mu Bagalati, mu Bakolosayi. Abakolosayi igice cya 2 ndaza guhera ku murongo wa 11. Ubwo ndaza kubihuza na rya somo twigeze gusoma muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 8. Yego. Ngiye gusoma mu Bagalati, mu Bakolosayi igice cya 2 ndahera ku murongo wa 11. Havuga ngo muri we, aho ni muri Kristo igice cya 2. Yego, Bakolosayi. Muri Kristo ni namo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo no gukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Kuko mwahambanwe nawe mu mubatizo, kandi nimo mwazuranwe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Amen. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubatura ibicumuro byacu byose. Amen. Ari kubwira aba Bakolosayi, abanyamahanga batakebwe, ariko ko baboneye agakiza muri Kristo Yesu.
maze gusoma nguki reka nsubire mu murongo wa 13 kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe imaze kutubatura ibicumuro byacu byose igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba kandi maze kunyaga abatwari n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru ku bw'umusaraba 16 noneho haratanga umwanzuro w'iki ngiki Kristo yakoze nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munwa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato kuko ibyo ari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Aya magambo yasomwe cyane cyane ko harimo ingingo y'Isabato turi ku mucyo w'Isabato bavuga bati Yesu yaduhanaguyeho urwandiko rwaturegaga noneho rutujyana mu bubata twamaze gusoma muri Yakobo ko amategeko y'Imana ari amategeko atera umudendezo ari meza none uru rwandiko rwo n'urwandiko ruturega n'urwandiko rudushinja n'urwandiko rutuguye nabi nta mudendezo ruduhaye abantu bakananirwa kubisobanukirwa ariko urakoze kuko wongeye kutwibutsa amategeko y'Imana ataravuyeho atera umudendezo n'amategeko Mose we yise ko ari urwandiko ruturega kuko aya magambo tumaze gusoma aboneka mu gitabo cyo guteka kwa kabiri hatwereka yuko ya mategeko y'imihango ashushanya Kristo nubundi akomeza kudushinja icyaha yuko dukeneye kujya kubaturwa urwo rwandiko ruturega rero ni amategeko y'imihango ndetse ni iminsi mikuru n'imboneko z'amezi n'amasabato tuzashobora kubisobanukirwa tugiye kwiga ibya mategeko y'imihango kuko nyuma y'iki kiganiro ndararika bene data cyane nakomeje kubivuga yuko ku musozi Sinayi Imana itatangaje amategeko gusa ahubwo yatangaje n'uburyo uwisha amategeko abasha gukira ariyo mpamvu yahaye Mose igishushanyo cy'ubuturo bwera igishushanyo mbona rero cy'ubuturo bwera kizadusobanurira bya bintu byashushanyaga umubiri wa Kristo kuko niko isomo rimaze kutubwira icyo byari igicucu kibizaba ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo mbese ntugasambane ni igicucu kibizaba isubizo ni oya ariko se gutamba intama ni igicucu cy'ibyagombaga kubaho isubizo ni yego ngira ngo nibwo tuzabasha no gutandukanya iby'Isabato Imana yatanze nk'urwibutso rwo kurema Imana itubwira ngo wibuke kweza umunsi w'Isabato kuko mu minsi 6 naremye tuzabasha kubitandukanya n'andi masabato tuzabona mu byanditswe byera ya projectaga kubizaba ubwo ngubwo ndararika abantu b'Imana cyane kugira ngo tuzaze gufatanya kwiga ubuturo bwera no kwiga izimboneko z'amezi n'amasabato tuyatandukanye n'isabato mu mategeko 10 y'Imana narindi gushimangira iby'amategeko atera umudendezo iby'amategeko yakuweho n'amategeko atarakuweho kandi ndarika bene data amabwira yuko tuzashobora kubisobanukirwa uko ibihe bizajya ibindi yego komeza rero twibwirire iby'imigisha y'amategeko mbonera y'amategeko atarakuweho na Kristo. Umuhanga Salomo ni umwe mu bahanga babaye ku isi mu migani igice cya 28 umurongo waho wa 7 28 umurongo waho wa 7 ndumva twageza nko ku wa 9 yavuze ibintu bikomeye yavuze ibintu bikomeye Salomo yaravuze ngo uwitondera amategeko ni umwana uzubwenge. Ubwo rero reka twemere yuko hari ibintu tuba dukwiriye kuguta tukumva uburyohe bwabyo tukumva test yabyo turi kwiga bijyanye n'amategeko ubundi ubusanzwe Imana ni umuremyi kuba byizera niko Bibiliya bitubwira kimwe mu binezeza nanone mu bitabo byandikwa uyu munsi ku bitabo byanditswe nk'ibya geography n'ibindi bijyanye n'ibyaremwe n'ibidukikije n'imibereho yabyo nuko byabayeho nanejejwe nuko ijuru ryahagarariwe imwe muri theories zigaragaza uburyo isi yabayeho hajemo na biblical theory byaranejeje ndi kwiga geography barabinyigishije harimo izitwa the Big Bang theory
bavuze aba evolution theory ariko bashyiramo na biblical theory. Wow. Ibyo bintu byaranejeje cyane. Navuze nti burya haracyari abantu bubaha Imana. Imana rero kimwe mu binezeza bimwe narimo mvuga nti ni privilege, ni isumbwe, ni ibintu byo kwishimira. Imana n'umuremyi wacu yarangiza ikanarenga donc ibyo iyo difference nini cyane byihabya iri hagati y'Imana n'ibiremwa ikayirenga, yarangiza ikishimira ko twakwitwa abana bayo. Amen. Ibyo bintu uri kubyumva. Nawe reba wabumbye ikibumbano wanakandagira kikaba cyakongera gusubira kuba icyondo, ariko avuga uti you are my son, you are my daughter. Ni privilege kuri twe, kandi no kuri iyo ntekereza yuko hari bitari uguteshwa agaciro, ahubwo Imana ibituzamuye. Hari korali imwe yitwa Gather Vocal Band, igira indirimbo ivuga ngo he came down to my level where I could not get up to his. Baravuze ngo Yesu cyangwa se Imana, Yesu yaramanutse ku rwego rwacu yireshyeshya natwe mu gihe tutabashaga kuzamuka ngo tugere ku rwego rwe. Nangiye kubwira ngo nimba wafashijwe vuga amen. Yego. He came down to our level. Yaduhinduye abana bayo. Yaduhinduye abana bayo. Imana ijuru n'intebe yayo, isi n'intebe y'ibirenge byayo. Ibyo nibyo byanejeje Petero avuga ati ariko mwebwe mu bwoko bwatoranijwe. Amen. Ishyanga ryera abantu Imana yaronse. Ikabavana mu mwijima ikabajyana mu mucyo. Yego. Petero avuga ati kera ntimwari ubwoko ariko bu mu bwoko bwatoranijwe. Amen. Twarababariwe. Hano rero hari icyo ndimo gusoma bimbitewe n'uyu murongo, uwitondera amategeko ni umwana uzi ubwenge. Amen. Imana itanze amategeko, irimo irayaha ibiremwa, yamaze noneho buse turabyita kwa doctor, ntabwo mbizi. Ahubwo yamaze guha privilege. Yego. Kandi zo privilege tuzihabwa na itangazo ryazo turikura muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 14. Icyakora abamwizeye bose, ubwo ni Yesu 12, Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Icyakora abamwizeye bose bakizera izina, abamwakiriye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana binyuze mu kwizera Yesu. Bya byondo tutitaye kuvuga ngo twaremwe mu cyondo, twaremwe mu ibumba, iduhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, tutitaye kuri ibyo ngibyo, binyuze mu kwizera icyo Kristo yadukoreye. Abari ibiremwa bisanzwe duhita duhabwa, sinzi uko nabivuga, duhabwa ko kuragwa ku ijuru, tubaragwa bijuru. Bo duhita duhindurirwa ntabwo mbizi, mbuze uko mbivuga, gusa ni privilege yacu. Duhita tuva mu mubare w'ibyaremwe gusa, ahubwo noneho tugasangira kamere y'Imana. Amen. Kandi koko tugahinduka abana. Yego. Hari ibintu byinshi cyane duhuriyeho n'Imana buriya. Mu gihe yarategekaga ibi nibibeho bikabaho. Ikirere n'icyuzura ibiguruka bikabaho, kandi bihumeka of course. Ko ni living things, nibigomba guhumeka. Amatungo akabaho, inka n'ihene zibaho zirahumeka, inkwavu n'ingurube n'ibindi bibaho birahumeka. Igeze ku muntu, byayisabye kumwubararaho, byayisabye kumubumba n'intoki zayo, irangije imwubararaho amazuru ku mazuru ngo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Iyo ngeze ndavuga ngo amen. Uzi impamvu? Byarashobokaga yuko itegeka natwe tukabaho, habeho umuntu, ariko yego habeho umuntu, ariko iki gikorwa Imana yakoze cyo kubarara ku muntu ikamuhumekera mu mazuru umwuka wayo,
aho hahita habamo irindi tandukaniro rikomeye. Hamwe n'ibindi birimo. Niba ngombwa tuzasubira kuri iri somo Yego. ariko uyu mwuka wari urimo ibintu bikomeye bitandukanye. Ntabwo ari umwuka w'amatungo ahumeka gutyo gusa, oya. Ahubwo harimo irindi banga rikomeye rituma noneho umuntu atandukana n'ibindi biremwa. Uwitondera amategeko rero ni umwana uzi ubwenge, ariko uwiyuzuza n'ibisambo akoza se isoni. Yego. Uwiyuzuza n'ibisambo akoza se isoni. Ugwirisha ubukungu bwe indamu n'inyungu mbi aba abishakiye ubabarira abakene. Nibyo? Yego. Umurongo wa 9. Uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe ni ikizira. Mu gihe cyose wumvise barimo kuganira ku by'amategeko y'Imana, batangiye kuvuga bati kuki saba tutayubahiriza, kuki bimeze ukuntu ese warese tukaganira ku mategeko kugira ngo ukuri kugaragare, ugashaka kwiziba amatwi, ugashaka kwiyobagiza cyangwa se ugasa nk'utabaye nanjye kuvuga ngo utabaye interested, ariko yego uko ugasa nk'udashatse gushishikazwa nabyo. Baravuze ngo nujye gusenga kwawe ni ikizira. No gushishikarira gusenga nabyo ntabwo kuzakirwa. Yego, no gushishikarira gusenga ntabwo kuzakirwa. Ubwo rero uwizima amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe ni iki? Ni ikizira. Ubwo bishatse kuvuga iki? Utegera amatwi, ushishikarira gutega amatwi amategeko. Ushishikarira gutegera amatwi kumva amategeko, gusenga kwe ni umugisha. Amen. Kuzumvirwa. Yego, gusenga kwe kuzumvirwa. Uwe rero uyu ni Salomo wanditse igitabo cy'imigani, arimo aratubwira rwose, arimo aratubwira mbere na mbere umumaro w'amategeko muri iyi mirongo ibiri tumaze kubona. Ariko utararenga kuri uyu murongo hari ikintu cyumvikanamo. Abantu benshi nta nubwo bazi gusenga icyo ari cyo, ndetse basenga muri ubu buryo. Ntibiteguye kumva Imana igira ikibabwira, ahubwo biteguye kubwira Imana ibyifuzo byabo gusa. Ariko nge nawe tuziranye icyo isengesho risobanuye. Ni ikiganiro hagati y'umuntu wa wundi wamaze kuzamurwa hamwe n'Imana. Yego. Nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye magara. Ibyo bintu sinzi niba abantu bajya babizirikana. Ni igihe Imana imbwira nanjye nkayibwira, kubera yuko icyo nicyo kiganiro. Imana rero ikuvugira mu ijambo ryayo, kandi iri kuvuga ibyo ishaka. Yego. Iravuga iti Mana wanjye mu mutima wawe. Hano harya bakoresheje umwana. N'ubundi mu nyamigani avuga ati mwana wanjye mu mutima wawe. Umutima nituwuha Imana izawukoresha iki? Twakomeje kuvuga mu bihe byashize tuvuga iby'isezerano rishya yuko Imana izandika amategeko yayo kuri uwo mutima. Yego. Mwana wanjye mu mutima wawe kugira ngo mwandikeho amategeko yanjye. Si umugambi Imana ifite. Yego. Ariko noneho uyu muntu we ariziba amatwi ngo ibyo bintu atabyumva, ntabwo ashaka kumva iby'amategeko. Gusenga kuri we ni ikizira. Imana ntabwo ishaka kuyibwira nkaho uri radiyo, ahubwo Imana nirashaka kukubwira kuko uri umuntu, kugira ngo ikiganiro kibe cyuzuye. Yego. Yego. Hari icyo umunyezaburi yongeye kuvuga ku bijyanye n'amategeko muri Zaburi 119 ku murongo w'142, ariko twahera ku 141. Yego. Birashoboka yuko waba woroheje, birashoboka yuko waba ukomeye, ariko twese imbere y'Imana turi abantu boroheje. Hano umunyezaburi yaravuze ati ndoroheje. Yego. Ndoroheje. Ndasuzugurwa cyangwa se baransuzugura. Ariko nubwo babigenza gutyo. Yego. Ariko sinibagirwa amategeko wigishije. Amen. Kuba yoroheje, kuba asuzugurwa, ntashobora kwibagirwa amategeko y'Imana. Kandi uyu ni umwana uzi ubwenge. Uyu ni umwana uzi ubwenge. Amen. Muvandimwe, uko woroheje kose, uko waba usuzugurwa kose, wowe nuhereza agaciro amategeko y'Imana, Imana izaguha agaciro kawe. Uzaba uri umwana uzi ubwenge. Agaciro kawe uzaba uri umwana uzi ubwenge. Kandi umwana uzi ubwenge rero burya akundwa na se, akundwa n'umubyeyi. Amen. Ikintu gikomeye. Ubundi woroheje
ugasuzugurwa n'abantu, Imana ikakubaha cyangwa se ikagukunda, ukabura umwana w'Imana wanditswe mu bitabo byayo, ibyo bintu bitwaye iki? Nukuri ntacyo bitwaye. Uyu rero ati ndoroheje baransuzugura ariko sinibagirwa amategeko wigishije. 142 turi muri Zaburi 119 umurongo 142. Gukiranuka kwawe ni ugukiranuka kwiteka ryose. Gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'igihe kingana iki? Kwiteka ryose. Gukiranuka kwawe no gukiranuka kwiteka ryose. Amategeko yawe ni ukuri. Umunyezaburi amaze gukora research yaravuze ati burya Mana amategeko yawe ni ukuri. Ese wowe wakoze research usanga niki wabonye? Wasomye ko amategeko yavuyeho gusa uhiturekeraho? Komeza ukuri research nawe umenye niba amategeko yayo ari ukuri. Nge nakoze research nsanga igihe Yesu yari ariho mu gihe nari ntangiye kumva yuko amategeko yavuyeho nanjye nakomeje kugira amatsiko nkora research nza kumenya yuko Yesu yatanze sample y'amategeko agira muri 5 avuye mu mategeko 10 bita binyemeza yuko ayo mategeko yavuze yuko atigeze avaho kandi atazigera avaho ari amategeko 10. ngira ngo n'abantu twakomeje kugana bagiye bamfasha bakazana ingero zikomeye z'abantu bisha amategeko nta munezero bigeze babibonamo, ni ishyano byagezaga ku rupfu. Amategeko y'Imana yo ni ukuri. Yego. Ndogena nkasoma mu kona ndashaka ko dusoma nanone umurongo 165 ariko iyo soma ni 143 disiko n'abari 143. Agahinda n'umubabaro biranteye ariko ibyo wategetse nibyo munezero wanjye. Amen. Ibintu birakomeye ndoroheje. Kuyo tuba turi kwigana ntukibe ntukice ntukifuze ahari twari kubijyamo cyane ngo turebe uyu muntu woroheje, umuntu ufite agahinda, ufite umubabaro kubw'ubuzima arimo ariko afite umunezero mu mutima. Amen. Kubera yuko yitondera ibyo Uwiteka yategetse cyane. Agahinda n'umubabaro biranteye ariko ibyo wategetse nibyo munezero wanjye. Ibyo wategetse ni nyine nta mategeko y'Imana. 164 rero uko bukeye ngushimira 7 amateka yawe yo gukiranuka. Uko bukeye ngushimira 7 amateka yawe yo gukiranuka. Amateka y'Imana yo gukiranuka. Uyu munyezaburi avuga yuko atuma ashimira Imana kangahe? 7. Umurongo ukurikiyeho 165. Abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi. Nta kigusha bafite. Sibwo nicyo bivuze Eric? Koko abakunda amategeko y'Imana bagira amahoro menshi nta kigusha bagira. Tumaze kwibona muri wa murongo 143. Arababaye afite ibibazo agenda umwaro biramutiye ariko afite umunezero yishimira amategeko y'Imana, bagishimira ibyo yategetse. Barabisobanura ko bakunda amategeko y'Uwiteka bagira amahoro menshi nta kigusha bafite. Ndabyibuka umuntu watuganije ku itegeko rya kangahe rya 8 ntukibe. Yagarutse ku ngingo y'isengesho rya data wa twese. Data wa twese avuga ati uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Aba bakunda amategeko y'Imana rero bajya bishyuza isezerano ry'Imana yo kwizabatunga kandi rwose irabatunga ibaha ibyo kurya by'uwo munsi bakumva baranuzwe bakagira amahoro menshi. Amen. Nta bibazo byo kujya kwiba, nta bibazo byo gukurikiranwa mu nkiko n'uburiganya ubwo ari bwo bwose kuko bafite amahoro menshi. Niyo babeshyewe bafite amahoro yuko ari inyangamugayo nta cy'umutima ubashimisha. Yego ko niko kuri. Ndumva nta kwihangana ko dukomeza tudasomye isomo riri muri Zaburi mu gice cyaho cya mbere. Yego. Uhereye ku murongo wa mbere. Zaburi ya mbere uhereye ku murongo wa mbere hari amagambo akomeye nifuza yuko twarebaho mbere yuko dukomeza tukajya mu kubigisha. Noneho Imana yandikishije ihabwa abakomeza amategeko yayo. Zaburi igice cyaho cya mbere rero ni iki hatubwira? Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere
haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Eric ongera dusomere umurongo. hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, Yego. ntahagare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Umurongo wa kabiri, ahubwo agakora iki aho gukora ibyo? Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Amen. Kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amen. Uwo rero wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. bene iki giti cyakuma. Oya. Aha, komeza. Cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Yego. Ibibabi byacyo ntibyuma. Yego. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Eric, isomo ndarikunda. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi. Ahubwo uyu muntu aho gukora ibyo, umurongo wa kabiri wavuze ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka mbene uyu muntu niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uyu muntu arahirwa. Yego. Mbese urashaka guhirwa? Komeza amategeko y'Uwiteka. Hari na outcome iri kuvuma. Yego. Noneho umurongo ukurikiyeho barimo baravuga uwo muntu imigisha izamugeraho. Uwo azahwana, uwo muntu witondera amategeko. Yego. Ahubwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibizuma cyangwa se ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Nsomera ku murongo wa 4 wumva ikintu numvisemo. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Uretse ho gato. Ubwo bavuze ngo iki? Ikinyuranyo cya wa wundi. Aha, sesa. Uwo muntu rero, bene uwo muntu wubahiriza amategeko y'Imana, bene uwo muntu wita ku mategeko y'Imana, uwo ni mwiza. Kuko baravuze ngo ababi ntibamera batyo. Yego. Ubwo umuntu wica amategeko y'Imana ni wowe muntu mubi ubundi ubaho. Ababi ntibamera batyo. Rega koko harya wa mwana bamwise guki? Uzi ubwenge? Ni umwana uzi ubwenge. Ni umwana mwiza. Wow. Nibiri bimwise. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bawana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa. Muyandi magambo batitondera amategeko y'Imana ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Iherezo no kurimbuka. Yego. Pe ukuntu abantu bakwiye kwifuza kuba beza. Dukwiye kuba abana beza. Imana ibidushoboze pe. Amen. Mu gihe rero twihuta ndabona amasaha yatujyanye. Nyemera tuyuhurire mu gutegeka kwa kabiri igice cyawo cya 28. Yego. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Uhereye ku murongo wa mbere. Hari amagambo ahari nifuza yuko ntikeze yuko ari naryo zingiro ry'iki kiganiro cyangwa se ry'iki cyigisho. Yego. Bavuze amagambo akomeye uhereye ku murongo wa mbere kubera ibintu byari bigiye kuhavugwa. Yego. Mu by'ukuri iyo usomye uko hatangira havuga ngo iki? Nugira umwete. Oya. Hera waruguru gatoya. Baza se umugabane w'isomo rya byibanza. Hari titre suri kubona hagati yo mirongo. Yego. Abantu bose bavuge bati amen. Amen. Yego. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Nuwo kwitondera amategeko yayo yose. Nuwo kwitondera amategeko yayo yose. Utegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose. Imana yawe umugisha wa mbere izagusumbisha amahanga yose yo mwisi. Amen. Bavuze ngo abantu bose bavuge bati amen. Yego. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho n'umvira Uwiteka Imana yawe. Eric, hari ikintu ndimo kubona. Barimo baratubwira ngo nitugira umwete wo kumvira amategeko. N'ubundi ntago birimo kubwirwa abantu benshi, barimo barabwira umuntu umwe. Bivuze iki? Ni wowe
ni umuntu urimo kutwumva baratubwiye ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi Uwiteka Imana yawe umugisha wa mbere iza gusumbisha amahanga yose yo mu isi yego wawumvise umugisha wa mbere umugisha wa kabiri kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe indi migisha rero igiye gukurikiraho uwa gatatu uzagirira umugisha mu mudugudu uzawugirira no mu mirima yego mu mudugudu bwa naho dutuye ndetse no mu mirima yego naho tuzagirira imigisha hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe urubyaro abana bawe bazagira umugisha kubwo kumvira amategeko y'Imana n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe ibyo byose bizagira umugisha hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo mu yandi magambo ntuzabura ibyo kurya uzagira umugisha mu majya no mu maza Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira ndwi Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byande wowe witondera amategeko y'Imana no mu byo ugerageza gukora byose iyi ntabwo igiye kuba prosperity gospel ntabwo tuvuga ngo no muri business zawe ngo utanga contact ariko Imana ibivuze ariko hano havuzwemo ibintu byinshi havuzwemo ibintu byinshi Uwiteka aza nko ku murongo wa 8 baravuze ngo Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye bavuga ibintu byinshi amahanga yose yo mu isi azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka amen agutinye umurongo wa 11 kandi hari abantu bakunda igitinyiro kurikiza amategeko y'Uwiteka nimba ushaka igitinyiro nimba ushaka icyubahiro kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe bongeye kubisubiramo umurongo wa 12 Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo yego ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose bavuze ibintu byinshi umurongo wa 13 azaguhindura Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngo utegeka uyu munsi ukayitondera bavuze byinshi ariko hari umugabane wa kabiri umugabane wa kabiri ni uwuhe rero utangiye ku murongo wa 15 ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho part 2 ngo twabanje kureba hahirwa umuntu witondera Uwiteka yego byinshi kandi bavuga ko ari mwiza yego ababi bo ntabwo bamera batyo yego ubwo tugiye kureba umugabane w'ababi yego tugiye kureba umugabane w'ababi ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho umuntu utitondera amategeko y'Imana itonde hano batangiye kuguha umuburo w'imivumo ntago ari isezerano isezerano burya riza ku bintu byiza iyi noneho ni imiburo isezerano riri kuri bya bintu hari ibyo dusezeranirwa ubu noneho tugeze ku miburo umurongo wa 16 uzaba ikivume mu mudugudu uzaba ikivume mu mirima hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe no kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe Eric nasi Imana iracyahora abana gucyanirwa kwa base ko ntagira abasenga ibyo ni ibya kera ahari byasaba kujya gukora ubushakashatsi tukimbika tukareba ingorane abantu babamo dufate urugero rworoheje nk'icyaha cyo gusambana none
none se babana bagize ibyago bakavukana ubwandu bw'agakoko gatera sida hari icyaha bari bakoze ntekereza yuko ari ntacyo bari batarabaho si byo ukwiye gutekereza ahubwo kuri no ko ntabyo bakoze ariko kandi barafesingana n'ingaruka z'ibyaha bya ba se na ba nyina. Eric, umugabane wa kabiri urawumvise, ni imiburo, ni imivumo. Ubwo rero abantu turashishikariza abantu kumvira amategeko y'Uwiteka. Bavuze ibintu byinshi bikomeye. Murongo 22, Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ububyimba n'ububyimba bwaka umuriro, icyokere cyinshi n'amapfa byinshi. Murongo 24, mu cyimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi, bizava mu ijuru bikugweho bigeze aho uzarimbukira. Mu by'ukuri biteye ubwoba Eric, nta muntu twakwifurije kutubahiriza amategeko. Abantu bose turabifuriza imigisha ariko ntabwo tuyitanga. Niye password yo kuyibona rero? Kugenda mu bushake bw'Imana, no kwitondera amategeko y'Imana. Intambwe ya mbere wayitubwiye, yego, muri Yohana igice cya 12, cyakora bamwemeye abamwakire bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyo kibasha kuduhindura abana b'Imana, niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni ukuba umwana mwiza tukagendera mu mategeko yayo nkuko umaze kubidusobanurira. Ibyo bizatuzanira imigisha, bizatuzanira amahoro menshi. Eric, hari ibindi bavuze ibintu mu ndi muburo ku murongo wa 25. Uwiteka azatumuneshwa n'ababisha bawe bagushyire imbere, uzaca mu nzira imwe ubasanganiye ubahunge uciye mu nzira ndwi, uzateraganwa mu bihugu by'abami bo mu isi bose. Wumvise ikinyuranyo cya gitinyiro noneho bavuga ngo abanzi bazagutera banyuze mu nzira imwe, baguhunge banyuze mu nzira nyinshi. None hano uzabasanganira unyuze mu nzira imwe, noneho unabahunge unyuze mu nzira nyinshi. Birakomeye. Murongo 28, Uwiteka azaguteza ibisazi n'ubuhumyi n'ubuhungete, uzakabakaba ku munwa y'ihangu, nk'uko impumyi ikabakabira mu mwijima. Ntuzagira ukuboko kwiza mu byo ukora, uzajya ugirirwa inabi nsa kandi unyagwe iteka, he kugira ugutabara. Bavuze ibintu bikomeye. Ikintu ndimo kumvamo hano ni iki, nk'umuntu wize kino gice, hano harimo ingaruka zo kutumvira amategeko y'Imana zikomeye. Hakabamo n'imigisha yo kumvira. Muri izi ngaruka no kugira ngo dufashe umuntu uzongera kwiga iki gice yitonze ari wenyine. Zimwe muri izi ngaruka ni ingaruka zigenda abantu bagenda bahura nazo bitewe no kwica amategeko. Nk'itegeko rya ntugasambane, nubirebamo hariya niko babivuze mu Kinyarwanda, ariko buriya muri harimo sida. Yego, wayibonye? ariko nabonyemo iby'urusogobo. Harimo urusogobo, harimo guhungetwa, harimo utubyimba ngo tumeze gute. Mu by'ukuri biriya ni ibimenyetso bigaragaza yuko body immunity iba yagabanyutse. Sinzi nimba kariya kantu warigeze kugatekerezaho. Ntabwo nabitekereje, ariko yego, harimo uburinzi reka. Harimo uburinzi bukomeye mu kubahiriza amategeko y'Imana. Uburinzi bukomeye cyane. No kwivana mu maboko y'Imana kandi ariyo dukesha guhumeka no kwinyagambura. Murongo 58, no gutegeka kwa 2:28, murongo 58. Nutitondera amagambo yose y'aya mategeko yanditswe muri iki gitabo ngo utinye iri zina ry'icyubahiro riteye ubwoba, ari ryo Uwiteka Imana yawe, Uwiteka azaguteza wowe n'urubyaro rwawe ibyago by'uburyo butangaza bikomeye, bizakubaho akome n'indwara zikomeye zibabere akarande. Ukuntu ibintu bikomeye hano. Ntabwo amasaha ari gutwemerera gukomeza, ntabwo twabimarayo. N'ikirere cyatwiranye, masura yacu ndabona atangiye gusuka undi, ariko
Imana izagenda itanga n'imigisha n'abadukurikiye bazadutera inkunga tujye tubasha kubona amatara twisanzure dore turi kuri pressure badushyigikire kugira ngo bigende neza. Yego. Ariko ndagushima. Amen. Ndagushimira aya magambo akomeye cyane, amagambo atangaza neza ya muntu. Kamubwire Imana yadusaba gukundana. Nukuri. Mu by'ukuri umuntu uri gutega amatwi aya magambo yumve ko ari urukundo rwa Kristo ruduhata. Ngo tumukunde tumurangira ahantu yabonera umunezero n'ibyiza bikamuzaho n'uburyo yahunga ikibi kugira ngo no mugambi. Yego. Wambwiye aya magambo ankora ku mutima kandi unyemera yuko tuzakuyabwira n'uyu mwene data. Imana idufashe cyane nge nawe kugira ngo twumve ubushake bw'Imana. Ndagira ngo ahari ntaraguha umwanya ngo udusezereho dusome isomo riri mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 7. Wibanze mu gitabo mu bitabo by'isezerano rya kera bishobora kwitwa iby'Abisirayeli bikitwa iby'aba abandi, ariko reka nsome mu isezerano rishya. Yego. Isezerano rishya dusoma mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 7. Ariko reka mere ku murongo wa 6. Umurongo wa 6 haravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Aho ni he? Abaroma igice cya 2 umurongo wa 6. Yego. Ariko umugambi wanye ndashaka kugera ku murongo wa 7. Umurongo wa 6 uratubwiye ngo Abaroma igice cya 2 umurongo wa 6. Yego. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Yego. Umaze kutubwira iby'abana beza n'iby'abana babi. Umwana mwiza witondera amategeko y'Imana. Umwana wiza wicimira kugendana n'Imana akatandukana n'imigambi y'ababi akibwira amategeko y'Imana. Watubwiye n'umwana mubi utakozwe ibyo wiyobagiza udashaka kubitega amatwi n'ingaruka bizamuzaho. Rero na Paulo nicyo kibwirizwa abwiriza avuga ati Imana izitura umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Murongo wa 7 niho nshaka. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Amen. Izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Hamwe n'imigisha myinshi wavuze hiyongeraho umugisha uruti yindi witwa ubugingo buhoraho. Kandi ibyo bizahabwa bandi bashaka bakora ibyiza badacogora byo mu mategeko y'Imana. Mbese umuntu arashaka ibyiza? Mbese urashaka icyubahiro? Mbese urashaka ubugingo buhoraho? Ngaho ugenda ubishakishe ukora neza kumvira amategeko y'Imana kandi udacogora. Imana ibifashisha umuntu wese waduteze amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Sinzi rero niba hari ijambo riri ku mutima wawe kugira ngo dushake umusozo dusezere ku bantu b'Imana. Kandi ngushimira yuko rwose wakomeje kubana natwe ukatuganiza ku by'amategeko y'Imana. Yewe ubanza nawe ukunda amategeko y'Imana. Ni meza. Yego. Niyo meza. Amen. Niyo meza kuko iyo umuntu adafite amategeko aba ari ikigenge kuko amategeko aragenga. Amategeko agenga umuntu, hanyuma amategeko akereka umuntu, donc amategeko yereka umuntu inzira akwiriye kunyuramo ntabe akiri ikigenge. Gushaka ahantu umuntu asoreza rero bisa nkaho bigoye, ariko ntekereza yuko hari icyo ntabwo nabura icyo mbwira umuntu uri hano. Hari abantu benshi bagifite confusion, bagifite urujijo ku bijyanye n'amategeko. Bamwe bajya kwirefera ku bapasitoro babo, ku bayobozi babo n'ibindi. Ariko take your time, fata umwanya wawe, fata Bibiliya yawe, hanyuma usenge, ukomeze ukore ubushakashatsi. Nsoma muri Yesaya amagambo avuga ngo umugenzi naho yaba umuswa ntazigera ayoba iyo nzira kuko izitwa inzira yo kwera. Mu gihe cyose utangiye gukora ubushakashatsi ku mategeko, mu gihe cyose utangiye gukora ubushakashatsi ku ijambo ry'Imana, uba utangiye inzira yo kwera. Kandi mbe ni umuntu ntazigera ayoba iyo nzira. Ndumva ari ibyo. Amasaha yadufasha ariko reka nsoreze aha ngaha. Baravuga ngo ubwenge arahugura. Ni Imigani igice cya mbere. Imigani igice cya mbere uhereye ku murongo wa 20.
bwenge arahugura bwenge arahugura bwenge ararangururira mu nzira kumvikanisha ijwi rye mu miharuro, aterera hejuru mu mahuriro yo mu marembo, mu mudugudu niho yumvikanishirizamo amagambo ye ngo yemwe mwabaswa mwe muzakunda ubuswa mugeze ryari, namwe mwabakobanyi mwe muzageza ryari kwishimira ubukobanyi, n'abapfu mukanga kumenya ubwenge. 23 nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Kandi twayibonye imiburo, twayibonye ikomeye cyane. umuntu uri hano Imana iragusaba kumva no guhindurwa n'imiburo yaguhaye. Nimutumvira nutagira umwete wo kubahiriza amategeko, ibi nibi imivumo iyi niyi izakugeraho, twabibonye. Rero hano 23 nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye murananira, nabaramburiye ukuboko ntihagira unyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. 26 nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nk'abihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya. Kuko banze kugenza gute? Kumenya. No, kora research, jya kwiga. Nimba ukunze kumenya, jya kwiga. Kora ubushakashatsi ku mategeko, ubashe kumenya. Kuko banze kumenya, kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Yego. Amategeko twasomye ni Uwiteka wayatanze. Kandi kubaha Uwiteka ni bwenge. Nibwo rwa rugero rw'ubuyoboke, cya gipimo cyo kubaha cyane. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo rero aba bantu hano baravuze ngo ntibamenye inama zanjye ku murongo wa 30, bahinyuye guhana kwanjye kose. Amasaha yadufashe, ariko ntekereza ko ibyiza nuko twatangira kubahiriza amategeko y'Imana. Ibyo tutumva neza ntabwo ari ngombwa ko dutegereza. Imana ntabwo yadusabye kugenda buhumyi, ariko nanone ntabwo tusaba kuresista cyangwa se kwigomeka kuri buri ngingo yose tutumva neza. Ibyo nari kubisoma mu gitabo kimwe kiri hano, ariko amasaha yadufashe. Ariko mu gihe cyose urimo kwemezwa yuko ijambo ry'Imana ari Imana ubwayo yarivuze, tangira kubishyira mu bikorwa, izagenda kwigisha boro impamvu yabyo. Amen. Mukundwa, twakomeje kubana, tugushimiye ko wakomeje gukurikirana iki kiganiro, kandi ndashimira mwene data John Rock wakomeje kwitanga uko ibihe byagiye biha ibindi, akaba yemeye kuduha n'iki kiganiro gikomeye, atugejejeho imiburo ikomeye cyane, kandi ngo duhindurwe n'iyo miburo y'Imana atugejejeho. Nicyo nsabira buri muntu wese wadukurikiye. Amen. Imana iguhe umugisha kubw'ikiganiro cyiza utugejejeho. Amen. Kubw'imigisha utwifuriza, kubw'urukundo ukunze abantu, ukababwira aho babonera ubwiza, icyubahiro no kudapfa, kandi bizatuma tugera mu bugingo buhoraho. Yego. Badusomeye amagambo akomeye cyane yuko hari n'abantu bari mu kaga, bafite ibibazo bitandukanye, ariko nibashikame ku Mana, Imana izabaha amahoro. Amen. Atabasha kugurwa icyo ari cyo cyose. Bapfa kuba bitorera amategeko y'Imana. Yego, tubwiye inzira bikwiye gucamo no kwitondera amategeko y'Imana. Reka rero dusoreze ahangaha, tugusabira umugisha. Imana ikomeze gukuza ibyamwuka byawe, kugira ngo ujye ukomeza gusangiza abantu b'Imana inzira nziza igana ku bugingo buhoraho. Twatangiye udusengera, n'ubundi ngiye kugusaba udusoreze n'isengesho maze dutandukane. Yego. Uri Imana idukunda, uri Imana yemeye ko iki cyigisho cyangwa se iki kiganiro cyo ku ijambo ryawe kijyanye n'ijambo ry'Imana gitambuka. Turabigushimiye kuko ushimiye ko gisoza amahoro. Amen. Reka twebwe barimo batanga amasomo atandukanye tuyaganiraho, wongere kudutera umwete wo gushakashakisha mu byanditswe, kugira ngo tubashe kumenya ubushake bwawe. Reka umuntu wese uzumva iki kiganiro azongere kurushaho gukangukira cyane gukora ubushakashatsi ku byanditswe byera, kugira ngo asobanukirwe n'ubushake bwawe.
utwagurire imbago z'ubwenge, ukomeze kutwagurira imbago z'uburyo, kugira ngo tubashe kubona uko tugeza ubutumwa ku bwoko bwawe no ku bantu bawe bari kuri iyi si bafite ubushake bwo gutega amatwi ngo bumve, banamenye, bakurikize ubushake bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Yes,